Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uherereye ahandi aho ariho hose. Reka wumve yuko tuguhaye ikaze. Uyu umunsi mwiza uri special, tugiye kwiga icyigisho gito cyane, amagambo make cyane ari muri Bibiliya. Munyihanganire, ntabwo ari nk'ibisanzwe, ntabwo turi buze kuvuga ku bijyanye n'ibimera, kuko birakwiye yuko twiga ibimera ariko tukiga n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero reka twiga n'ijambo ry'Imana, ubwo ibijyanye n'ibimera ejo turaba twabigarutseho. Ijambo ritubwira ngo igisakuzo tuza gukura mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 14 umurongo wa 14. Mbere yuko dutangira Imana, dusenge tubone gutangira iki cyigisho cyacu. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye kurinda kwawe gutangaje kwabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo ubwo tugiye kwiga icyigisho ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi umanukire kugira ngo wigishe buri wese mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo make cyane. Samusoni we yayise igisakuzo, ariko ari muri Bibiliya nk'uko twabivuze mu Bacamanza igice cya 14 umurongo wa 14. Aratubwira ngo iki? Aratubwira ngo Samusoni, umutwe w'icyigisho uratubwira ngo Samusoni ahakura ubuki mu ntumbi y'intare. Aya ni amagambo kuyumva utahita ubasha gusobanukirwa, ariko turaza gukomeza icyigisho maze nitumara gusoma tujye twareba ubusobanuro bw'aya magambo. Samusoni ahakura ubuki mu ntumbi y'intare. Ese byaba byari bimeze bite? Kugira ngo aya magambo abashe kuvugwa byagenze bite? Iki ni igitekerezo cyabayeho, reka tunyure mu ncamake maze tugende tukireba. Maze arababwira ati, mu muryi havuyemo ibyo kurya, kandi mu munyembaraga havuyemo uburyohe. Nuko bamara iminsi 3 badashobora gusobanura icyo gisakuzo. Aya ni amagambo ntekereza yuko n'ubyumvise kano kanya ashobora kuba nawe adasobanukiwe ibyo tuvuze. Reka nongere nyasome. Aravuga ngo mu muryi havuyemo ibyo kurya, ndetse ngo mu munyembaraga ngo havamo uburyohe. Reka turebe byagenze biti. Uyu murongo kugira ngo tuze kubusobanukirwa neza, reka tuwurebere mu ngingo zigera kuri 3. Iya mbere, amateka y'ibyabayeho. Iya kabiri, turaza kureba ubusobanuro mu buryo bya mwuka, ndetse 3 turaza kureba isomo rigenewe twebwe cyangwa se ubuzima bwacu. Ubwo nitumara kwinjira mu isomo, tumaze gusoma, tumaze kuvuga igitekerezo nyirizina icyo kivuga, turajya twakwinjira turebe ni iki ibi ngibi bishatse kuvuga. Reka turebe amateka y'ibi ngibi byabaye, iki gitekerezo tubanze tukinyuremo. Uyu murongo ni igisakuzo Samusoni yasakuje Abafilisitiya ku munsi w'ubukwe bwe. Mbere yo gutanga igisakuzo, Samusoni yari ari mu nzira agiye gufata umugeni we aho bita Timuna. Uyu mugeni yari Umufilisitiya. Ageze mu nzira agenda, yahuye n'umugunzu w'intare maze arwana nawo. Iyo ntare, Imana yambitse Samusoni imbaraga, maze uyu Samusoni arwana n'iyi ntare arayishwanyaguza. Ndetse muri iki gitabo ho baratubwiye ngo yayishwanyaguje nk'ushwanyaguza ihene. Muri make, mu buryo bumworoheye nibwo Samusoni yashwanyagujemo iyi ntare. Nyuma y'iminsi mike, Samusoni yasubiyeyo. Arebye mu ntumbi ya ntare, asangamo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo. Arabuhakura, agenda arya ubwo buki
abuha n'ababyeyi be, ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Ubwo turi kwivugira igitekerezo cy'uyu Samusoni cy'uko byagenze. Mu birori by'ubukwe, Samusoni yasakuje Abafilisitiya abasezeranya ko nibaramuka bishe iki gisakuzo abaha imyenda y'igitare 30, kandi nibananirwa kucyica nabo bakayimuha. Umuryi w'intare, uraza kumbaza ngo ni iki, ndetse umunyembaraga yaba ari iki? Ubwo reka duse nk'abagarukira ahangaha, igitekerezo uko cyagenze buri wese abashije kubyumva, ariko noneho reka tugende twinjira tuze kumenya ngo umuryi w'intare ni iki. Umuryi ni intare cyangwa se ni inyamaswa y'inkazi yaryaga izindi, niyo mpamvu bayise umuryi. Umuryi w'intare ni inyamaswa yaryaga izindi. Kandi umunyembaraga nabwo ni intare, kuko murabizi yuko intare igira imbaraga ku buryo buhagije. Uburyohe rero ni ubuki cyangwa se ijambo ry'Imana, turaza kubireba hasi, turaza kubireba. Ijambo ry'Imana ni ubuki cyangwa se bwasanzwe muri iyi ntumbi y'intare. Aha ngeze n'ubundi ndakeka yuko ntitwari twasobanukirwa, ariko reka tubirebere mu buryo bwa mwuka, tubirebe mu buryo bw'iby'umwuka, kuko aho tumaze kureba bwari uburyo ki bw'igitekerezo cya Samusoni n'uburyo ki yishe iyi ntare akaza kuyihakuramo ubuki. Mu buryo bw'ibyamwuka rero bishatse kuvuga iki? Uyu murongo uhishe neza ibanga rishushanya uko Imana ikora mu buzima bw'abizera. Imana uko ikora mu buzima bw'abizera. Icya mbere, guhindura ikibi icyiza. Imana ishobora kuguhindurira ikibi icyiza. Hari igihe tugera mu gihe cy'ibigeragezo, hari igihe tugera mu gihe cy'ibibazo, hari igihe tugera mu bihe usanga ari uburwayi, ibihe by'ubukene, ibihe muri make usanga bigiye bizengereje abantu. Ariko ahangaha baraza kutubwira neza yuko ahangaha muri iki gihe kibi, muri iki gihe kitwugarije, ahangaha Imana ishobora kuduhinduriramo ikadukuriramo ibyiza. Intare ishushanya amashyagaga, ibigeragezo ndetse n'urupfu. Ubwashize twagiye tuvuga ku bijyanye n'inzozi. Ku bw'uko rero hari aho twebwe duhurira na Bibiliya, iyo dusobanura inzozi tuzihuza na Bibiliya. Ubwo wowe urota intare rero ngira ngo urimo urabyumva. Mu buryo bwa mwuka uraza kugenda wumva ubusobanuro bwayo. Intare ishushanya urupfu, igashushanya ibigeragezo ndetse igashushanya amashyagaga, kuko intare igira amashyagaga yo gushaka gufata. Iyo igiye mu muhigo iba yumva ishaka isimbuka ifate. Ndetse ubuki bushushanya uburyohe cyangwa se umugisha n'ubuzima, kandi wagera mu ijambo ry'Imana igashushanya ijambo ry'Imana. Imana yerekanye ko ishobora gukura ibintu byiza mu bintu bibi cyangwa ibintu bisharira, aho umwanzi yashakaga kukurira, aho intare yashakaga kukurira. Imana niho Imana ikura ibigutunga n'ibigushimisha, ari byo twagereranyije n'ubuki. Hahandi birashoboka cyane yuko hari aho wageze mu byo wari urimo ukabona abaguca intege, ndetse akenshi ugasanga n'abari kuguca intege ni bamwe mu bakuyobora. Ugasanga ugiye kuva no muri bya bindi wari watekereje, ariko niba uhamanyije n'Imana, umwami wawe ukaba uzi neza yuko ari uhamanyije nawe, ibyo bigeragezo, ibyo bibazo uhuye nabyo, Uwiteka ashobora kugukuriramo icyiza, akaba ariho ukura ibyishimo, ukahakura ibyiza. Mu minsi yashize
naragiye ndimo ntembera maze ngera ahantu byari ngombwa yuko tuganira n'abantu basa nkaho ari abayobozi, ariko natunguwe nuko kuba hari ibyo abantu bandi bakora kandi barimo babakorera mu ngata, usanga biri kubabera ikibazo ndetse bagashaka no kubaca intege. Ariko wowe mwene data urimo ucibwa intege n'abantu, wowe mwene data urwaye, wowe mwene data ufite ibibazo bigiye bitandukanye, komera ku Mana kuko niyo mugenga w'ibintu byose. Muri ibyo bibi uri kugenda uhura nabyo, muri ibyo bigerageza uri guhura nabyo, Uwiteka yiteguye kukuzahura, Uwiteka yiteguye kongera akakwambika imbaraga, maze ukahahurira n'ibyiza, ukahahurira n'uburyohe, ukahahurira n'umugisha. Uwiteka akakwambika imbaraga. Imana yarabyerekanye yuko yakura ikibi igafata ikibi ikagikuriramo icyiza. Y'ibi ngibi, intsinzi ivuye mu kigeragezo. Birashoboka yuko intsinzi yacu yava mu kigeragezo. Wambaza uti byashoboka bite? Ariko ibi ni ibintu bishoboka, kuko uyu Samusoni byaramushobokeye. Samusoni ntiyari kubona ubuki iyo ataza guhangana n'intare ngo ayitsinde. Iki kigeragezo ushobora kuba uri kucyinubira. Birashoboka yuko uri kureba ibihe uhagazemo ukavuga ngo wa Mana we, ni gute wemera yuko mba ndi muri ibi ngibi? Ariko Uwiteka yemera yuko ikigeragezo kikubaho kubw'uko Uwiteka afite impamvu y'ibintu ibyo ari byo byose. Arashaka yuko hari ikintu uzakura muri iki kigeragezo. Niba hano batubwira ngo Samusoni ntiyari kubona ubuki iyo ataza kurwana n'intare, bishatse kuvuga yuko iki kigeragezo nukivamo ushobora guhura n'ibyiza, kandi ibi byiza ntabwo wari kuza guhura nabyo iyo utaza guhura n'iki kigeragezo. Iki kigeragezo kiraza kukuviramo ibyiza nugitsinda. Mu buzima bw'iby'umwuka, ibyago, ibigeragezo duhura nabyo ni intare zishaka kuturya. Ibi byago duhura nabyo, ibigeragezo duhura nabyo, ngo byose ngo ni intare zishaka kuturya. Ngo ariko ngo mu gihe twahuye nazo tukarwana nazo ndetse tukamaranira kuzitsinda, ese tuzazitsinda dute? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nibaza, ariko nta mpamvu yo kukibaza kuko dufite Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Dore ngiyi Bibiliya nk'umugenga ukwiye kuyobora buri muntu wese. Niba ufite Bibiliya, we kuyigira nk'igitabo gusa, ahubwo yifate usome. Numara gusoma urye ushyire mu mutwe haho ubwonko. Ubwo bwonko nibumara guhaga bizagukundisha Kristo, maze ibigeragezo nibikugeraho wumve yuko byakugezeho Imana yabyemeye. Muri Yobu ahatubwira ukuntu Yobu yahanganye n'ibibazo, ariko ngo nyuma yaho yabayeho neza kurenza uko yigeze abaho mu bihe bye byose. Rero iyo Samusoni adahura n'intare ntiyari gutsinda ngo ayitsinde, ntabwo yari kubona uburyohe, ubuki. Nawe iyo udahura n'ibigeragezo ntabwo wari kuzabona ibyiza. Komeza urwane kandi urwanire gutsinda. Yego, iyo twari turi n'intare zishaka kuturya, iyo twabyitwayemo neza kubw'imbaraga z'Imana, bivamo ubuhamya bwiza n'umugisha, aribwo buki bitubwira iby'ijambo ry'Imana twebwe n'imiryango yacu. Bivamo ibyiza, imigisha bishobora kudukururira bikagenda bikagera ku miryango yacu. Ishusho ya Kristo muri ibi ngibi rero,
mu buryo bwa gihanuzi uyu murongo ushushanya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Uraza kumbaza uti Yesu Kristo gute mu isezerano rya kera? Nibyo tugiye kugenda dusubiza. Mu buryo bwa gihanuzi uyu murongo ushushanya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Urupfu rwahindutse isoko y'ubuzima by'iteka n'ibyishimo. Urupfu, uwapfuye urwo rupfu ni Kristo. Urwo rupfu yapfuye rwahindutse isoko y'ibyishimo, ubuzima bw'iteka, ubuzima buzira iherezo, binyuze mu kuzuka, mu gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ngiyi intare yo mu muryango wa Dawidi, umunyembaraga ari we Kristo. Yageze igihe arapfa, arazuka, ariko ku gupfa kwe, nubwo hari harimo imibabaro, havuyemo gupfa kwe kwavuyemo ibyishimo, havamo ubuzima, ubugingo bw'iteka ku bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Yesu Kristo yatsinze icyari gikomeye, ari cyo urupfu n'icyaha. Yesu yaragitsinze, maze aduhamo ibiryohereye, ari byo agakiza n'amahoro. Kristo yadutsindiye urupfu, Kristo yadutsindiye icyaha. Arangije kubidutsindira, aduhamo uburyohe, aduhamo ijambo ry'Imana. Isomo twebwe dukwiye gukuramo ku buzima bwacu rero, iki gisakuzo kitwigisha ko udakwiriye gucika intege mu gihe duhura n'intare z'ubuzima. Intare z'ubuzima twazivuze haruguru. Intare z'ubuzima ni bya bigeragezo duhura nabyo. Intare z'ubuzima ni ibibazo, intare z'ubuzima ni ibintu bigiye biduca intege. Rero ngo ntidukwiye gucika intege mu gihe twifashishije ijambo ry'Imana. Samusoni kugira ngo atsinde, hejuru batubwiye yuko Uwiteka yamwambitse imbaraga. Indwara, ibihombo, akarengane cyangwa amaganya, ibi byose ni za ntare z'ubuzima. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura iyo mimerere. Izo ntare zose nizimara gupfa, uzasubira aho zari ziri, maze uhasanga ubuki. Bivuze ko uzahasanga ubuhamya, gukura mu bwenge, umugisha, bizatangira bizamuke, maze ugere hejuru, uzamuke mu bya mwuka. Icyo dukwiye kwitondera rero ni iki muri iki cyigisho cyacu tumaze kwiga? Gusa ku ruhande rumwe rwa Samusoni, iki gisakuzo cyaranzwe n'intangiriro z'ibibazo bye, kubera ko yaje kumenera umugore ibanga, maze umugore nawe akaribwira Abafilisitiya. Bitwibutsa ko nubwo Imana iduha intsinzi n'ubuki mu bisharira, tugomba kugira ubwenge n'ibanga mu byo kurinda umugisha n'amahame y'Imana mu buzima bwacu. Nubwo Uwiteka aduha ibiryohera akabikura mu bisharira, ariko dukwiye kugira ibanga. Mwuka Wera rero reka abane na buri wese, abane na buri wese ukurikiye iyi channel. Uzagerageza kuyireba, Mwuka Wera azabane nawe. Ibyo nibyo nasaba buri wese, nsaba Kristo ngo abiduhane n'abizera mu izina rya Kristo, amen. Mwari kumwe rero na Musabyimana Jacques, nk'uko musanzwe mubizi. Ibihe byiza.